bullshit nukazageza hano besha abantu ko mamako naci nafite abwira abaturage wa ari yakuru wawe ko mamako bavuga ibiki bafite amafaranga nyakaragata yanarakaye wanaya nafite abwira abaturage rega muzana bukaza bubesha abantu bukaza bubesha abantu basinzi ngo baramwishyurira nta muntu ari yakuru yishura gusebya abantu nta muntu yasebeje nta muntu jihad avuga ibintu ku giti cye nukazajya uvuga ngo ari yakuru ngo ni boss ngo jihad ngo araza kumuvugira you dumb are you fucking dumb nshwe kubita gikureho kirimo kirabesha abanyarwanda kigende ntagankuye ntakibwira abaturage iki gikorwa nuko kiri kuri live yawe uretse gato si wowe wamumpaye si wowe wamwiye umuza gikureho niba ari ibyo bintu byo gufekinga ibyo bintu byo gufekinga gikureho kigende ni wowe wamuzanye ko mubirwaniye nakubwire kwanza yakumaya angumire she has never opened a company in Rwanda that pays motherfucking taxes. She has never. Okay, go slowly. Go slowly. Baravuga ngo akora la rukura na mu mezi 5 ngo nibwo akiza ngo mu mezi 5 inzu yubatse imaze imyaka ingahe bavuga ngo ari yakuru n'umukire ngo yubatse inzu imaze imyaka ingahe i Kigali batwereka amafaranga ari yakuri imisoro yinjira itora kubaka inzu yubatse iri hafi $1 million. Are we fucking dumb? Abanyarwanda bose ni ibigoryi. Anene iki gikorwa niba ari kirumura cyo niba ari iki motherfucker kikazano kikaza kutubwira ngo ni umukire. She's fucking nothing. She's a nobody. She's a nobody. Ndi umugore nyine sindi umupedesi. Nta muntu uza kuza kutubeshya kuko afite ibituba ngo baraza kuzano bavuge nanjye ndaza kwica hagati y'amaguru. Degi niba ari Dagi kangusobanura ikintu kimwe nabikubwiye reka ze mubwira ikintu kimwe urabona abantu bazara bagaturika bakavuga bro tugira nk'abanyabwenge urukunyumva abantu ntukara abantu bakurikiranwa ntabwo ushobora kuvuga ibintu bitamakinga sense ngo ubikore umwaka ushire cyangwa amezi angahe ashire urimo kunyumva no I didn't say that uretse gato manza unyumve urimo kunyumva rero nkiyo ngewe uretse ko wenda nakumirwa urimo kunyumva ariko ngewe ndamutse ngiye kugusubiza kuri icyo kintu kuri iyo ishu wazanye urimo kumva nayivuze ariko se bite byaje tega amatwi se manza unyumve ndamutse ngiye kuba ishu uzamuye y'amafaranga yari yakuru urimo kunyumva tega amatwi manza unyumve nakubwira listen to me nakubwira kuva ku muntu wa mbere ukorana na ari yakuru muri ibintu yatangiye gukoresha ubundi ngoma kakubwira aba partners wait no partners oya wibesha se nawe genda gato oya natubwire nakubwiye agende gahoro uretse gato agende gahoro mubazo byanjye bisubize agende kubera icyo kwepa ibibazo byanjye agende gahoro uri gutukana wowe abajije iki mwe muretse gato je ni munyiheri nari mwe muretse gato munyumve neza gato yanjye ufite ijambo uri gutukana ari kuvuga ngo bari gukwepa ibibazo bye biri okay Godfather soko sirike ntabwo ko ibibazo byanjye reka noneho nkubaza usubize sibyo ariko ntubaze kubirira mu systematically slowly by slowly so abantu bera ikigo ntubaze ibintu biri personal by'umuntu kandi none se reka mbaze mubaze ubuzima bwe nazanye n'ubuhe nuko kugusobanurira ngo yakoze ejo tugende gahoro nkubaza usubiza ari yakuru akora iki nakubwiye ngo ni umucuruzi nakubwiye n'ibyo acuruza nakubwiye ngo aranguza ibintu bya Azam ndanabigusobanurira kimwe ndabisobanurira ndakubaza ngo yatangiye ndakubwira ngo yatangiye ngo mu kwa mbere ndakubaza ati ari yakuru amaze igihe kingana iki abanyarwanda tumuzi ko ari umukire
Thank you so much Boscan urakuwe barenyo abanyarwanda amatumazi iki igihe kingana iki tumuzi ko ari umukire reka nze mbanze nkubwira reka nze mbanze and then wo uhitumbwira mbaza nkande ndabaza nkande reka nze se basi ngusubize ushaka ko tugenda gake gake yego none se urambaza ngo amaze igihe kingana iki ari umukire tuzi ari akuru ngo yaratangiye mu kwambi reka nze tubanze tugende gake nk'uko uri kubivuga part of all yatangiye mu aramuhamagara kubitira mu gacuma Dumba fata mic sawa wanataka kududanganya kila muda wanakuja hapa wakaambia Dumba rekaze kubwira ikintu mambo wowe yanadanganya Banzure ntabwo mbizi ko mbamvuyeho ngiye mu bindi bintu uvuyeho komeza ntabwo nari mbizi urumva do part of all ali afite company y'amamodoka Romemo CEO wayo Saint Famille mu gihugu Saint Famille hano mu Kigali mu Rwanda company y'amamodoka mumpakanye ibyo ndi kukubwira ni gihe uri kubikubwira urumva yatangiye ryari ntabwo nkwemera kubeshya abantu mpare ntabwo afite company afite shares muri company gakubitwe n'inkuru ayi sharinze nande komeza ndakubwira ariko se nkuko none se jewe ndamutse reka kugeza ukuri reka ndamutse mvuze kuri mukuru wawe wasaba bro uko nyumva nje ntabyo nase base kuturamundusha ndakubwiye ndamutse mvuze kuri mukuru wawe listen to eheta uramutse umuvuga umva ari yakuru namwangira iki mu byukuri byiza ukuri none se kubera iki wajya kumusebya noneho ntabwo nabikora mvuna niba ntacyo wamwangira kuki wamusebya nakubwiye aya masaha ndamutse nakubwira rekaze nkubwire uburyo yagiye gukorera igoma bwose nzi AZ urukunyumva ariko noneho uretse kibazo cyane ariko se ngo dusaba muri kumuziza ko ari yakura ari umukire manza Eric yes we baranye iwawe hajya y'abantu uretse gato amafaranga uretse gato ngusobanurire reka ngusobanurire uretse gato reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya mwana wanjye siko bimeze jewe ntabwo nabo mwasama nkawe ngo nze kuzana deba hano ikindi afite iduka kwanza bazure uretse gato afite iduka ry'imyenda mukanya watubwira amakariso yambara oya se yafav uwo nguwo se abo bamwe bari kuvuga gupambira niganye umushinga wo gupamba bafite iki bafite bakora kahe kazi manza wumve heraho ngaho manza wumve hano gato ikintu ugomba kumenya turi kumwe wowe nakubwiye ntabwo iyi si umba Cedric wayikozemo banzureke uwo nguwo kwanza Dumba hano hari Cedric kukuvuga ngo Romemo Tours Transport ntega amatwi iyo ugende ubaze mukuru wawe ngo difata mwaganiye kuri iyo company y'imodoka ugende umubaze ngo twabiganiyeho inshuro zingahe utekte twaganiye kuri iki kintu twaganiye kuri iyo company y'imodoka twayiganiyeho nge nawe urimo kunyumva ashaka imodoka yongeramo I had time with that tuganira kuri icyo kintu urimo kunyumva ibyo by'imodoka ndabizi sinshaka kubigaruka uretse gato nagare uretse gato ya Dumba barayamaye amakuru barayamaye uretse gato ndagize kuri aka kantu uretse gato brother ibi ngibi tubivuyeho wa mukobwa we uri gukora amakosa cyane ntabwo azi byari mu uretse gato social media ntabwo ari ukuvugira hejuru ntabwo ariko bimeze it's not just to speak up kuvuga ushirijwe hejuru ntabwo bihagije ikeneye gutanga facts my friend reka tugaruke gato iyo uvuze ngo murumuna wawe numukire ngo ubukire abuvanye muri business atangiye igoma ntabwo nawe mwasama nkawe kuko ngiye abantu bakorana bari hariya bamuhaye nizo opportunities zo gukorera hariya igoma ntashobora kuvuga amazina yabyo it's not my business simbishaka sinshaka kwinjira mu buzima bw'umuntu cyangwa minije muri zo business sinaba nkawe icyo ni kimwe aha ngaho ndifashe ariko nakubwira AZ kurangura ibintu by'amajuice ibyo byaza muri biki byose abizana hariya nakubwira uko byagenze I can tell you everything ariko ntabwo nabivida kuri social media kuko hari ibintu ushobora kuvugira tugaruke gato bampaye ubu bavuye kumana nyiri ya Romemo nyirayo uretse gato reka tugende gato godo no mukobwa ntabwo tujya kibisha kanze gato tugaruke kuri uwo uri kuvuga byonyine ubu ngubu navuga ko nubwo bufaranga ari yakuru yababonye urukunyumva kugira udufaranga ni ikintu kimwe no gukira uruheri cyangwa kuburinkira ruheri udashobora kubana n'amafaranga ni ikindi reka twebwe ko afite nubwo bufaranga nta mafaranga afite udufaranga garukano do not run araja agiye nakubaza reba igoma garuka mu mugaruye do not run garuka
waje kuba mukuru wawe uretse gato uretse gato mukuru wawe kubabonye tayito yuko agiye gucuruza igoma reka ntacyo yaza tubwira uretse gato ejo bundi tuzi umugore w'umutinganyikazi wo muri Nigeria wamuhuje bira by'amafeki awadi ngo amugira ngo ambassador ngo mu bintu by'ubugoryi biraho twari we know everything ntabwo dushaka kubigarukaho tugaruke kuri se w'umwana Komagura wamuguriye inzu akayimwubakira n'ubucuruzi nabwo so stop reka aho ntabwo twabyemeje ariko namushaka kugira ngo tube n'umuceri ni icyamamare ari hanze niba uje gupromotinga ubukire bwe ahangana ngo dushaka kwemera ko mushaka kubwira ngo baracuruza kandi tuzabamukire bro niba ushaka kugira ngo tukazajya twigumira muri ibi ngibi ngo ari yakura kora iki ariko ushatse kuza kugira ngo bagize amafaranga reka mbere yuko ndumiwe kabisa so stop reka nkubwire hari ibyo nashaka kuvuga kuri ari yakuru sinshaka kwinjira muri vie privé ye sinabikora icyo nshobora gukora ni kimwe urukunyumva ntabwo ndibuze kumata hito ngo nkadumba nk'ibingi bari kuvuga sinabivuga ariko icyo nkubwira cyo stop yabonye amafaranga nk'abandi bose abonye amafaranga afata Shizo wamurwanyeho amuha amafaranga yo kurya amujugunya nk'imbwa turi kumwe Shizo aracanganyikirwa ibyo tubyihorere icyo mvuga ni kimwe kugaruka hano ikintu kiri kumbabaza kuvuga ngo wabonye udufaranga ukadukoresha wibasira abandi ugurira abantu ngo babage abo mutabyumva kimwe ntabwo ari byo nashaka bafite amamiliyoni y'amadolari ntabwo bimuha uburenganzira bwo gufata abantu ngo abakoreshe babaga abandi ngo nta soni ngo turamaze tumenye amafaranga ngo ari yakura afite ngo twamuvugira nta soni ahubwo uvuga gutyo ati niba ryosha bizire ibyo twabyemeye ntabwo nkwemerera ko ugira no iyo ntabwo ari byo mwariyemeje ntabwo ari ukwiyemeza mukobwa wani mumuteye imijugujugu ndakigaruka no ariko bani uzi kuza hano ngo ari yakura afite amafaranga ngo Jihad yamenye ko afite amafaranga niyo mpamvu muvugira ngo nange mumenye amafaranga ari yakura afite ngo mwamuvugira atababwiye ngo mumuvugire really reka ahubwo umunyamafaranga yajana nawe batuti dute wa mukobwa umunyamafaranga nawe batwereka amafaranga wabona ni mureke murebe reba abanyamafaranga reka nzurebe urimo kunyumva let's go reka nkubwire wa mukobwa we ngiye kugushyira mu cyiciro cy'abantu njya mvuga ngo they are educated idiot she's educated idiot niba yarakandagiye mu ishuri this girl uvuye impamvu uyu nguyu maze kuvuga uyu murumuna wa ari yakuru ntabwo ushobora kuza mu mbaga y'abantu 1500 ngo uvuge ngo mukuru wanjye ngo numukire ngo afite amafaranga mu cyongereza ciza babita illiterate abantu bakije birababaje niba ushobora kuza ari yakuru ukavuga uretse gato uzi ko mukuru wawe reka twemere ko yihirinze yarihirinze uyu musore uyu mukobwa yakoze ibintu bitangaje turi kumwe yirwanaho ari umufiyemere umugabo yaramutaye turi kumwe umwana arababara ntabwo uyu mukobwa yigeze yihakana background y'ubuzima bwe which is good arahasoringa uburyo bwose yahasarinzemo aragenda n'abana bato urimo kunyumva aragenda arabikora abigitangaza biramwabonye dore umunyamafaranga rero umunyamafaranga uwo ni wo munyamafaranga urimo urabikora nyumva neza munyumve neza cyane thank you sweetheart thank you munyumve neza cyane n'ikintu mvuga mw'abantu ibintu bitangaje binababaje uyu muntu arihiringa twakabaye tumuhinda byoze ni umuntu wazamuye inzu ntabwo yakoze crime kugira ngo azamurire inzu mu mujyi wa Kigali nk'umufiyemeri amateka ya ari yakuru arazwi so birababaje kubona umubyeyi wiyubatse kuriya akihiringa umuntu udafite uvuga ubuzima bwe n'urugendo rwe rugoye ibyo byose akabyisangamo umwana akaba ari uyu tureba turi kumwe ntabwo ari yakuru yakabaye yisanga muri uyu mwanda turi kumwe ntabwo yakabaye yisanga muri uyu mwanda nk'umubyeyi ufite abana kugira ngo showing off ariko birumvikana kugira udufaranga ni ikintu kimwe no kumenya kubana n'amafaranga bigoye kurusha kuyakorera niyo mpamvu ubona umuntu nk'uyu nguyu Imana iba yahaye umugisha gutya akabona utudufaranga akagira akananirwa kubana natwo akisanga muri uyu mwanda nk'uyu nguyu akaba ashobora gutuma muri umunawe ngo ugende ubwire audience y'abantu ntaziranye nabo ko mfite amafaranga yahehe bazanye amafaranga bazana ari yakuru tugaruke gato we know everything
tuziko reka mene umuceri tuziko kugira ngo niyo nzu ya Ariya Kuru yubakwe ntabwo naza kuvuga Ariya Kuru hano kandi nshyiramo akiwacu reka nze nshyiramo akiwacu so kuva kuri ibyo ngibyo byose niriya we know everything stop coming here so ibi bintu mujye mure kubwo bujiji ibi ngibi biragaragara ni ibintu byumvikana Ariya Kuru yakoreshaga jihadi ariko yahisemo inzira bakoresheje bamwataka turi kumwe kuki yashatsemo inzira yo gukoresha ashaka gusebanya akoresheje jihadi niba bikorwa ndifashe ariko niwongera kuvuga kuza utubwira ko Ariya Kuru ngo ari umuherwe abonye amafaranga yo kujya gukora igoma nakubwira abashumbiye nakubwira abantu akora ariko sinabakubwira hano umpamagare wowe Dagi uza kumamagara kuri telefone nkubwire abantu bose n'uburyo Ariya Kuru yabonye ririya soko I know everything ntasoni ubwo waza kumanipira abantu ku bintu by'igoma ndaha so stop nakubwira buri kimwe nabikubwira biteye isoni ntabwo uri gusapotinga mukuru wawe uri gushaka kumwanjamisha isi kuko baraza kuzura kaboze abantu bagaruke baze baje kuzana n'ibitari ngombwa none se Ariya Kuru utangiye gukorera igoma ejo mu kwambira igoma uransobanurira gute ko ugiye kubihuza n'inzu ya Ariya Kuru yaguze inka ibyo byose yaguze tuzi reka nze nkubwire noneho nta nubwo Ariya Kuru urebe ukuntu uri ni pozompo ntabwo mukuru wawe ku bantu be ba hafi ntabwo abahisha ahantu yakuye amafaranga no kuba yarazanzamutse akava muri situation yararimo atajya ahisha ntabwo yigeze abihisha abantu abivuga neza cyane ku bantu baganira nawe arababwira so stop that nonsense ntabwo uje kuvugira mukuru wawe waguje kumuteza isi ni promotion ise uje kumupromotinga tubimenye so Dumba uyu nguyu mu mureke mani iki kibaza cyane asinze uru rukoba cyari kindakaje cyane kubera uzimpamvu se njyewe naje kukibaza amafaranga ya mukuru wacu kigera ahantu ngiteze umutego ugiteze gitangira kuvugira hejuru urukumva umuntu aravuga ibintu byose buretse gato ibintu byose avuye yari yavuze adefanda muyango byumvikanaga bimeke gasense tuvuga ngo ni n'imfura ni umuntu ukoze ibintu byiza ari kugeza kuri mukuru wawe bikiwerewere urumva ntabwo byari byo ntabwo bro ukoze amakosa ntabwo ari kubikora so kugira muyango kubera nanjye mvugira muyango sima shaka ko agira ikintu nakiri ariko se Dumba kavuze ko ari wowe wampaye uyu mukobwa akaba ari wamwe ngo muzamurukana mu mpa nari bizi ko ako kana kazi umuhindutse uti ariko umusenza arande singiye wamuzanye singiye umwirukanye Banyarwanda ndashaka kubabwira ko Godfather ningewe wamuhaye uwo mukobwa namubwiye ati muzamure avuga ibya muyango ariko ageze kuri Ariya Kuru kiraza kutumenyera turagitumura nta kintu gifite kibwira abaturage so urakoze gupromotinga mukuru wawe wari ufite wacuruje igoma kubaka inzu Ariya Kuru uretse gato Ariya Kuru ku bufaranga bw'intica ntuyikize utarya imyaka 5 udakora ntabwo ndabizi ko dufite utwo dufaranga nyine twuko ushobora utwo dufaranga uzagende uve muri media uri umubyeyi va muri uyu mwanda ibyo byihangana Ariya Kuru ukoresha jihadi waramukoresheje birenze rimwe ushaka guhangana na Isimbi Modo kuko nawe yakoreshaga disikrema ibintu by'umuyobozi wa Ribu yarayavuze mureke ibyo bintu hanyuma ndashaka kurabura ababloga dufite cyangwa bita ingirwa abanyamakuru mureke kurya amafaranga y'aba bagore ngo mwibasira abantu turi kumwe ibi nibikomeza nyuma ya jihad azagenda disikrema na Godfather na Dumba nundi turi kumwe reka mubwire God njyewe ndi hano ahantu hose haguye akantu kavuga nabi muyango nza nkavuga ati muyango oya ibi muyango ni yabikoze ikibazo mbanze mbabazi muyango afite amafaranga ya mpemba muyango do you think muyango has more money than me inde muyango afite amafaranga biri ya mpemba ku buryo ahantu hose musanze n'akantu kagwaho nkahita muvugira muyango ya mpemba amafaranga biri muyango I know muyango you're watching here do you have money you can pay me muyango wowe kumba nakuvugiye niyo mpamvu rero mbabwira muzajye mureba ibintu bimwe umuntu nimukaje mwara ngo kandi nguyu ngo kandi ngo muyango yamutumye ndabizi na jihad ashobora kuvugira muyango atamutumye nkuko nanjye muyango muvugira rero sometimes nimukazaje mufate muyango muvuga ngo jihad yamutumye jihad yakora njyewe in the message
ya Muyango yanyeretse arimo aringinga Jihad amubwira ati Jihad ndakwinginze reka bantuza bazinda aramwinginga iyo message yayimpaye iri muri screenshot 1 mubwira ati Muyango ibintu bireke Muyango ndamubwira bivemo Muyango ntabwo bikeneye n'abajihad ntajya n'umuntu ugomba kukuvugira Muyango arambwira ati nanjye bajihad nababujije anyereka screenshot yinginga Jihad amubwira ati ndakwinginze Jihad ntutuke bazinda bareke arayima yari muri view once urumva and then before that njya kubona abantu bose aranje kubinyereka njya kubona ngenda mu mihana njya kubona ngo Muyango yatumye Jihad na nubwo mafite ukuntu ushobora kumudefanda kubera nawe aba yabimaye ngo dumba ngo nese ni view once ngo screen sinshobora kuyikwereka but like really ukuri nuko Muyango mamuvugira nje sinzi kurya imboga man Muyango mamuvugira kubera amaze ukuri kwanjye behind nubwo madafite ukuntu mudefanda I don't know how to defend not proof na proof mba mfite ariko mba nzi ukuri ko Muyango ntabwo yatumye Jihad mba mbizi kubera nanjye ntabwo ntumye hano Muyango ntabwo you did not send me kukuvugira hano urumva ariko Muyango she's a very big deal Muyango numbers don't lie imibare nibesh iyo ufite imibare myinshi ratwika Muyango yagiye mu kabara abantu baraza anena abantu bagomba kumurwanya for real kubera niwe wikoreye nuza ibintu byo guhostinga for sure irike se mungu yego now you're doing good but like Muyango has been doing it for a long time. He's been here doing it for a long time, so rero biba byumvikana ko abantu baza kumurwanya ariko it does not mean ko ngo Muyango ngo abayabatumye ngo abayatumye abantu ngo abayabaha amafaranga reka kandi ibindi bintu n'ikindi kintu ngomba kongeraho on top of that niba hari umukobwa ukajya kumva ngo uriya mukobwa ngo sinzi ngo niba ari ngo yigeze gusambana na Kimenyi bakumva nabandi ngo nabo bigeze gusambana na Kimenyi ukumva ko Muyango wa mugani ngo aba yabarwanyije ntabwo ashobora kubarwanya baravuye mu buzima bw'umugabo we natwe dufite aba ex bacu n'abagore bacu ariko se aba ex bacu duhorana nabo uragira ngo Muyango araza gusubira mu ba ex bose ba Kimenyi abarwanye kubera icyo asubira kwanana niba murwanya okay let's imagine ko yego yishuye Jihad kubera icyo agenda kwishura Jihad kugira ngo avuge nabo banuza namwe muve mu buzima bw'umugabo wa Kimenyi mwasenye ngo za Muyango ko mama mwasenye urugo rwa Muyango buri hano burimo burarega kwa mwaribu kubera tudafite kubera Muyango badashobora kubirega muve mu rugo rwa Muyango mwamusenye urugo umwana bamusenye urugo kubera icyo adasubira none se Kimenyi yasweye umukobwa umwe se Kimenyi yasweye wuna na wenyine uba muri nuza uzi abakobwa yasweye atarahura na Muyango kubera iki uwo nguwo Muyango ari we agomba kurwanya umukobwa mwani buri munsi ari muri depression umukobwa baba burimo buri rukino ni iki barangiza bakazana mu mihanda barimo baramurwanya buvuga ibiki Kimenyi nawe abagomba kugira abana bari babiri bibereye neza barimo bubatse urugo bikundaniye birumvikana Kimenyi already doesn't have ntabwo umukinnyi w'umupira mutubwira umukinnyi w'umupira yigeze kubona amafaranga mu Rwanda ba Olivier Karekezi bakinye umupira they ended up hanze bajimi Mulisa bakinye umupira bose ended up hanze kubera iki mwumva ko Kimenyi ari uzabona amafaranga umugore wari mararwana n'ubuzima bw'urugo ibisikora byose babyabanjamye none se bamushaka ko Muyango akora iki mana bamushaka ko Muyango akora iki ngo Muyango ngo nibugaburira Kimenyi ngo ni iki bigende gute mwabyihoreye mani kapo mwayihoreye ibindi birimo biramuswerera umugabo ibikorwa birimo biramuswerera umugabo hano then everybody has to stand here ngo aze ngo kuri social media ngo to entertaining a bullshit reka Godfather agenda yigendeye hopeless ugende none se ndumva abaye icyo Tumagiye siniondoke pia bika muda mrefu sana nawe se mwagendera ntari taravaho ngo mukora inama abantu 100 na magana ngahe muvane hiyo ntari iraho hejuru
Godfather, so si uniache kidogo lakini. Usiwe uriya 10,000 abikuye uskunye na freezing. Dumba yagarutse? Ngenda ndi kumuhemba nyine akandagira kubitira umuntu mu mavi n'umukobwa yakwepye nyine nta kundi. Ego abantu Dumba baramurakaje. Dumba sagiye? Yaratangiye kurira. None aragiye? Ashashuka mapema hayupo hapa. Bigenze bite sagiye? Amekasirika. Ari kuvuga ngo Bura kuvuga rero bura kanze kubwira ikintu kimwe. Kuvugira kuri social media rero ukuntu uyu mukobwa twari twamushimye ukuntu yarashyizeho kuri tumwise umunyakuri. Urukumva? Bro ageze kuri mukuru byose abiri nyamu. Ase mumujije ko avuze ko ari akorera umukire. Umva se nkubwire. Buri haruguru ibintu byose n'ibyamuyango yavuze pe. Nese se afite amafaranga. Tega amatwi. Amafaranga ye nta kintu turebaho. Hari kintu mutari kuva kuri point. Ntago muri ibi bintu byo guharabika no kwibasira abantu, nta hantu bihurira n'ubukire bw'abantu n'amafaranga abantu bafite. Sinzi turi kubyumvikana. Ukunyumva nani se muhu? Ndakumva. None se wowe byagukorewe hari wakurushaga ntibagiraga ntwari ufite amafaranga? Nese ndumukene, nshaka amafaranga afite gusinyara. None se urakoze cyane. So amafaranga nta nahure n'iki kibazo. Uyu mukobwa rero ukuntu aje nk'iyagatera akazana ubukire bwa mukuru we n'ibyo akora akoze ikosa ntabwo byari byo. Uratuba binje mu buzima bwa mukuru wawe kandi bitari ngombwa. Ntabwo twaje kuvuga ku mibereho y'abantu n'ubukire bw'abantu, ntabwo anga turi umuvunyi. Umuvunyi ni w'isesengura ubukire bw'abantu n'ibyo bakora. Urukuva n'uburyo babona amafaranga. Ntabwo twaje gusesengura ubukire n'imibereho, ntabwo turi kurata ubukire hano. Ariko bya bintu bano bagore bapfa bahigana imbaraga, urimo kunyumva? Nizo zangaruka. Uyu mukobwa niyo mwamwumvisha birenze rimwe yavugaga ngo abo bagore birirwa bavuga ko ari umukene, ubyumve? Bazi ubukire afite. Namwe muramutse mumenye ubukire afite, mwamuvugira nkuko Vidyada muvugira kandi atabatumye. Urimo kunyumva? Ibi rero ntabwo sintango mwakuri ikintu kuko kuza hano Jemba ni kwiyandikira ngo host of the year wagize ngiyemba nziyo dukurikira ibintu kubindi. Ntabwo turaha reka mubwize ukuri. Reka mubwire ukuri. Turi kumwe amafaranga waba ufite yose uko yabangana ntabwo aguha uburenganzira bwo kuyakoresha kugira ngo uhungiye ubuzima bw'abandi. Ngewe ikintu atari kugira natari kumva no kubera iki ndakumva Godfather yo na Boscar ngiye munsubize nimwe gikino kibazo ngiye kukibaza ako munsubize mutamutaje Jewe byari yakuru nabo narimbizi ko tuma abantu gatukane kuko by the way yari yakuru nawe ni inshuti yanjye pe. Erega nta wabimushinje uretse mukuru uje nk'iyagatera akabishimangira niba ari mukuru bari mu nawe akavuga ko natwe turimo tumenya amafaranga afite twabikora tabidutumye nkuko Jihad abikora. Urumva ko ari uje gushimangira ko Jihad abikora ntigeze abihakana. Urukumva nyine mva ngiye cyo najyambe waze maze kuza ku live arenga nka 20 yawe cyangwa na drama zica kuri Snapchat anose bavuga ngo Miss Muyango ngo atuma ba Brian na Jihad kumuvugira bakicecekera navuge akigira nyine marayika w'abantu bakagira abagatuma barabakaza bagatukana kandi kuko hari amafactor agiye atandukanye nyine yuko byo bintu nango abyuko nyine babikora kumuvugira we naveyo ngavuge. So nkaba nibaza no kubera iki abo ba Brian na Jihad aribo bavayo bakamuvugira kandi bikaba bigaragaye ko hari abantu benshi bagiye bari ahantu hatandukanye bafite ikibazo nawe. Nagira mumbwira iki kintu munsubize ibyo ufite ako munsubiza mutamutaje. Okay, ntabwo twebwe ibyo ngibyo turi kumwe naciye umugani mu Kinyarwanda urukunyumva ngo aho utinye haturigi aho wowe utinye uhatuma ikigoryi. Turi kumwe niba byarabaye kuko ntabwo ngiye uvuze ko bivuga kuri Snapchat urabona kuri Snapchat ariko na hano mujya mubivuga cyane ariko nta kintu njya mbaha ariko hano mujya mubivuga uretse gato ngiye ntabwo njya mvuga ibintu ngiye nzana kavuga ati dore ibintu banditse nibi unyumve neza rero gatoya ni nahanga habiri nukuvuga ngo ibi ngibi ni bya bindi Muyango n'umunyabwenge ahangaha aya masaha ndaguha urugero rw'umuntu umwe Teriska niba ari Teriska niwe naguhaye urugero. Teriska ari mu bantu batanze ikirego ku makuru mfite niba ntibeshye ari mu bantu batanze ikirego kuko Jihad yamwibasiye muri iyi minsi. Turi kumwe intanda kandi biri wari bina postinze man ndetse kuri account ya Jihad
kandi noneho uyu nguyu bikavuga ko yatangiye kumwibasira aho yagiranye ikibazo nande na Muyango no kunyumva bikavugwa ko Muyango umuntu wese umwibasiye cyangwa ugiranye nawe akabazo we ntabwo avuga ahubwo afite ba parte parole uri kunyumva uvuze ko bivugwa ku Snapchat n'ahandi nawe wanyu biravuga okay ngera niba Muyango yego biravuga reka nkubwire Godfrey reka nkubwire none uretse gato manza wumve point Muyango adasubiza Muyango protect izina rye ariko kavuga ati reka nze ntumaha umva Godfrey focusing nkubwire nadumba byumva savuze ngakunda Muyango Muyango nakunda umva akose mu nyumva Muyango na sigake nza ngavuga ku muntu hano Godfrey sigake yego Muyango agira mu nyangire uzima bagira mu nyangire umuntu wese uvugishije Keza Triski amwanga kubi ku buryo nanjye ndi Muyango banyanze kubera ko twageze no kujya gukorera ahantu hamwe nanjye ndi Muyango mu nyangire kandi nanga ibyo byari reka mbigusobanurire rero nanjye ndi Muyango bose bakoranye ku bintu twumvisha n'amatwi yacu hano nanjye ndi Muyango urimo kunyumva ukavugana na Teriska ubwo twabyarana nabo ndakubwira impamvu nibiki mwumvishe singerega mba natakaye nukuvuga ngo Kimenyi yimve Muyango yo yamwimaga yenda kwa Teriska akavuga ati yanyimye twumvisha amawodiyo yanyimye ntabwo yaguhaye ingo hano kubwa yiza Muyango ashinga Teriska ko yamuteze umutego wo kumuha proti cyangwa kumuha passe y'umugabo bita Jado ibyo se Eric ntabyazi uretse gato nabyo nzi no kuri ega amatwi wumve wowe ayo ni ibintu twiyumviye amajwi Muyango ari kuvugana n'uwo mugabo so Muyango agashinja Teriska kumusenyera urugo akavuga ko yagizemo uruhari mu makimbirane n'umugabo we Kimenyi urimo kunyumva Muyango yaje hano akoresha aya magambo aravuga ati wa mugore we ubugome n'ubushitani wankoreye ndagusaba utazabikorera ikindi kiremwa muntu icyo ari cyo cyose wantanzemo passe ugafata telefone ukabaza umugabo niba yamaze kundongora warangiza ukabwira Kimenyi kufite utegereje kumereza ibimenyetso ko umugabo batwamaze gusambana we wibwiriye Kimenyi ko impamvu nta kintu y'igitsina ari uko nsigaye nsambana n'uwo bita Jado w'umukire kandi niwe wampuje n'uwo mugabo ushaka kugira ngo ampakazi washaka kugira ngo umuntega ndongore unsenyere urugo ayo nama yakinye Muyango ahamagara uwo mugabo aramubaza wa mugabo we nibyo warandongoye umugabo ati oya kubera iki ibyo umugabo aravuga ati byo bivanye he aravuga ati biragenda bivugwa umugabo aravuga ati keretse niba urwo rugambo rwajyanywe n'uwo bita Keza kuko niwe nkuru mpamagara buri munsi ambaza niba namaze kuryamana nawe hanyuma ibyo ngibyo biragenda bigera mu matwi ya Kimenyi ko hari uwo bita Jado umurongorera umugore Kimenyi aragenda bibaza umugore we Muyango aravuga ati uwo muntu bari kunshinja namuhujwe na Teriska kubera ko ikinyuma bakora ko mugabo ndongora kandi yaramuhaye mo passe umugabo kamwanga unyumva neza cyane hano twumvisha amajwi ya Kimenyi yari kodinzwe nande na Teriska Kimenyi ari kumubwira ko umugore we atakira umugore we ndetse yamwitegereje abona Muyango ngo yigeze kubaza Muyango ngo ko mbona waba warabaye umulesbienne ko nkubwira ntunyumve nk'umugabo mugamatwa ko nkubwira ntunyumve nk'umugabo Briane yavuga ugahita ugwa hasi nk'ibere urugo rwanjye rukaba rufunzwe na Muyango amategeko yo mu rugo rwanjye kwasigaye atangwa na Muyango na DJ Briane wese n'umugabo wawe tega amatwi ayo ni amajwi twimviye yande ya Kimenyi ashyizwe hanze nande na Keza amabanga y'urugo ya Muyango yose umuntu wayakubise hanze ninde ni Keza ahangaha bikavuga ko ibibazo byose bya jihad kwibasira Teriska byose biva ku ntandaro y'ibibazo bye na Teriska urasobanukiwe none niba Teriska yarakoze ibintu ngibyo kuri Muyango urugo rw'akarushyira hasi kubera ari amajwi niba baratandukanye ese baratandukanye nibyo bamaze gukora divorce ndumva hari cyo bindushaho
divorce ntabwo bayikoze yari amagambo nta divorce bakoze Muyango na Kimenyi nta divorce bigeze bakora iyo official baracyari legally married urumva Eric rero wazanye ibintu by'umutima mwiza Kigali ibintu utazi i Kigali hari inzangano kandi wowe urashaka bya bintu byo kuba nk'umukire ngo abantu bose urabavugisha my friend uravuga n'umuntu warutubwiye rero warutubwiye ukuntu Muyango agira mu nyangire kagira inkuru ati urumva wowe urashaka kuvugana n'umuntu yarayaswereye umugabo kandi urinjira dubakoresha amagambo atakakaye okay ngaho tubwira ukuntu agira mu nyangire Eric tubwire ni agiye kuvuga ibintu n'adasobanura nyine no kuvuga ngo iyo yanze umuntu nanga bashaka uwo wamuvugisha cyangwa mwanacinga cyangwa mwanegera uzajya umubaza ati uzajya umushyira ku ruhande umubuza ati Muyango nibite uno muntu kubera iki namuvugishije uhita unyicyaho uzumva ibigamba zako urumve igitaba zagusasira njyewe ko kuri atagira mu nyangire bano bose twadura mu kazi kamwe ko guhostinga Keza arahostinga Muyango arahostinga no DJ Brian bari kumwe na Muyango nabazinda bose so nabantu twagenda dura mu tuzu dutandukanye so rero kugira ngo nicare ngo nange runaka sha nta kintu yankora nyine babigoye ako nyine nkaba narinzi ibyo bintu nyine Muyango yigeze kumbwira ngo niba ari ikintu nzakwangira ngo mu buzima bwanjye ngo no kukubona ngo na Keza Terisk ngo mu buzima ngakanyanga we bitanibuka ayo magambo nyine yambwiye nanjye ajya bimbwira Muyango ajya bimbwira ndiye ni inshuti ya Keza uretse ko Keza urumva byari ubwo nzi guhimba amagambo ubwo gutya nanjye Muyango ajya bimbwira ati Dumba ati njyewe uri inshuti yanjye ariko iyo bigize kuri Keza Dumba sinshaka kandi Keza we ameze neza ariko nagenda kumva story zose nzikubiramo nzisubiramo nzijya inyuma nitamwumva uretse ko ntabwo ushobora gutuma njyewe ndeka Keza Muyango niba uri hano nyumva ntabwo ushobora gutuma njyewe Keza mureka cyangwa kumusapotinga cyangwa ndagusapotinga ku giti cyawe kandi n'amakosa Keza yagukoreye ndayazi niba urumva ariko rero I'm gonna understand rero gusa Eric ntabwo Muyango cyangwa wamwishiramo cyangwa nawe ngo utangire beef nawe oya ndarengana njye umwenda ufite ko kuduha Yesu utangire beef nawe kubera nawe beef yawe urabizi ko itoroshe ego jewe ariko urabizi je umuntu uramureka nyine oya biba byumvikana rero ubigendere kuri ibintu byabo bigendere kuri baba babizi ukuntu babigira umubonye wigendere umwanya ariko akodu akuzukumeruka kera gusa umwanya wana nkufite koko man so tugaruke gato yakuri iki kintu rero anyway hane hatari kweli ikindi kintu rero nshaka kuvuga hano urumva sasa niondoke nikapumzike sasa muda umeenda subiri kidogo umva Dumba ikintu ngiyewe kimwe ni iki ngiki Bosca thank you for the gift ndabona n'abantu bakababera thank you so much Bosca asante sana we nese mu bicime buranangaye uko Bosca amasengero y'abakristo gikora wasenze mu Kiyisilamu iyo ntari bakayivanaho mbere yuko ugiye cyangwa niyo yitasera wowe hostess ari iyo ntari ujya kwanza na wewe usije kuona siku nyingi kwangu bitakuja wallahi ndagushaka man biri emergency kandi kidi ndaza kuza I need to talk to you reka nkubwire Dumba bitakuja kwa Bosca ndakubwira ikintu kimwe ugomba kumenya ni ukuri kubana kandi ukuri ko kuri mwebwe urumva ko mufite n'ukuntu ngo mujya muganira mukaba n'inshuti sibyo njyewe nanga umuntu urengana sinkeneye ubushuti bwa Muyango ni umugore w'umugabo ngende ikiremba sindongora sinkeneye ubushuti bwa Keza turi kumwe ariko nicyo tuvuga ukuri yewe ntabwo n'uyu munsi umwanzi wawe azaba umukunzi w'umwanzi wawe azaba umukunzi wawe Muyango aho ndamwumva ariko ku rundi ruhande Keza ibindi Muyango ko ari uko nawe aranga afite weakness ni gute umugabo wawe agira wiki umugabo wakisanga muri uwo mwana yararongwa adashobora gufata inshingano z'umugabo akisanga atwara amagambo y'urugo warangiza ugafata Keza ukamugira umwanzi ubwo Keza umuhora iki ubu Kimenyi ni umwana mutoya ku buryo Keza yamushutse akaba ari we yamusenyera
oya man iyo bagutwaye n'ubundi wagendaga ntabwo wakabaye ufata keza ngo mugire umwanzi wawe tubabarire hari n'ibintu mugomba kuba hari kamere z'abagore udashobora guhindura Imana yabaremanye nazo ntabwo uza kunswerera umugabo wanjye ngo nurangiza ngo urangiye kuvuga ngo ngo umugabo niwe yijyanye ngo nsigare ngushinyikira mbabari ntabyo nakwemera rero ikintu navuga kuri ntuza ikintu abagabo rero namwe muri abana babi uretse gato Muyango ntabwo ese ko mbona bari kwandika liste y'abantu benshi hano ngo Sherina ngo Keti ya Kayonga ni benshi Muyango afite ibibazo n'abantu benshi rega nawe ntabwo yoroshye ahubwo Muyango ikintu akora Muyango aprenga victim urukumva Dumba ni umushuti wawe exactly Muyango we aprenga victim intambara z'akazirwana hanze akohereza abarwanyi ngo Jihad Madrid urikunyuma Dumba Muyango aramanipira bro Muyango ashobora kuza kumanipira akagufata we afite ukuntu akaza muri Dumba ariko shadu abana nukuri kw'Imana Muyango yakugiye mu matwi nukuri kw'Imana erega naje Kigali ndi hino si bibintu rega umbareka mubwire na God Muyango urumva njyewe ndamuhamagara n'inshuti yanjye ni kenshi gace mpamagara Muyango akansamira mu kirere akambwira Dumba ndanze ibintu uri murambwira ntabwo mbishaka mbabarira n'iki nkamubwira ati Muyango ngo hari iminsi ibiri ibintu nk'ubwiraza kureba ko biza kukugaruka amben hakajyaho nk'icyumweru akagaruka arimo arambwira ngo Dumba uzi ko ibyo wambwiye ari byo mwambwira ati ibi bintu ugenda urwana n'abantu ntabwo ari ariko rero ukamubwira impamvu ba Jihad bashobora kuba barwanira Muyango ba Jihad na Brian bashobora kuba barwanira Muyango ni umuntu koko ni hosta iyo ahostinze abantu barapuringa kandi akaba afite uzi ko sinzi akabari Muyango bari birukanye Brian Muyango akavuga ati mukata amafaranga yanjye muyahe Brian ariko si bivuga ni ibiki izi ko byabayeho Dumba nkubazi Muyango amaze kugambanira abahosti bangaha birukanisha nyine umva ibyo ndimo nakubwira imebyo ndashobora kubisobanura njyewe hari ukuntu mbyumva nkavuga ati ibyo ngibyo ndabyumva noneho niba uri umuntu uretse gatoya ndaza kubisobanura ibyo nabyo niba Muyango ashobora gukorera ineza nk'iyo Brian and then ejo Brian akazinuka agasanga barimo baratuka Muyango aba agomba kugenda akavuga ngo genda utuke uribwiriza oya aho ngaho ni nkaho ari boss wawe wituyibwirizwe Dumba namuciye mu ijambo ariko wibereye kuri tele wamenya byinshi cecekera reka nze nkubwire Dumba nkubwire ikintu kimwe sibyo Muyango ni umukozi turi kumwe ni umukozi nyine Tatiana muting Tatiana ko umugabo atigeze avuga muri ibi bintu uje gukora iki urimo kumva give me a second yewe naho Dumba we ntiyatari kweri none se ibyo mvuga ntabwo ari byo Muyango agomba guhamagara Brian amubwire ngo Brian ngo ntukira abangaba cyangwa mvugira no Brian ahita agenda kubimenyera kandi ikindi Muyango hari ikintu Muyango nge ntabwo za kubeshyira Muyango ni umuntu ugira ego Muyango afite ego iri hejuru iyo mushwanyemo gati yamukorana ni umuntu ashobora kubwira ati sinza mu kabari sinza kuza mu kabari erega Muyango ntabwo ajya avuga ngo mwiruka abantu bari hano igihumbi Muyango abantu yirukanishije ntabwo ajya avuga ati munyirukanire kanaka aravuga ati aka kabari singa asubiramo uwo muntu twashwanya arimo hano rero ababosi bakibwiriza nkuko ba Brian bibwiriza ga Muyango shize boss Brian nawe iyo bumvishe bavuga Muyango araza kuvuga ati ati reka ati Muyango wanjye niba mukura nk'umugati ndaryuhe nuko nguko Muyango bibayeho Muyango ntabwo sinibaza koze
Muyango nimo namuvugira hano atarantuma. Muyango urabizi ko ni wigeze untuma. Ntabwo urantuma. Muyango nibo baswerera umugabo twese tukabyirengagiza. Tukavuga ate nicyo ngo rero twese tukavuga buri and then we are supposed